wari unkoze pe. Reka nze gukosore. Mzee uri mu biki? Uri mu biki kunyinjirira mu modoka? Uyu musaza ara? Wowe. Reka nze. Reka nze. Urongera garutse. Nta soni urifata ukanzamukira mu modoka n'ibikweto ukagenda unkandagira mu Yewe modoka. nijubwira. Wowe. Ariko wigiye amategeko y'umuhanda. Agu uburenganzira bwo kujya gupakiya muri zebra crossing. Dorogonza abantu. Mzee rero nagiye gushiduka mbona nakandagiyemo. Ariko nawe nibiga uburenganzira bwo kunyuririra mu modoka. Apu. Yewe ikibazo tudakizi. Ikibazo kisi. Ndakizi nanjye cyambaye undi mushoferi nkawe. Mbere ko ngani ibitaro bya leta. Nafite ikibazo giki cy'amaso, bangiye inama baransuzuma. Nibwo bampagize irine. Ushatse kuvuga ko ngiye mfite ikibazo cy'amaso? Ufite ikibazo cy'amaso neza. Ariko maze kuma aya manete ndakubwiye. Za modoka zimurika nijoro ndazireba. Amatara akisubiza inyuma. Tuwe ko izuba rihari. Ubu uzahindutse umukara. Nijoro umweru. Abantu benshi bafite ibibazo by'amaso nuko batabizi. Yaba abana, yaba abakuru barwaye amaso. Oya wivunika. Ni nacyo gituma Minisiteri y'Ubuzima idukangura kugira ngo dukore. Tujye kwipimisha ahasigaye badukemura ibibazo. Cyane byagera ku bashoferi bikaba ikindi. Reka nkugire inama nawe rero. Nkuko polisi isanzwe idushishikariza kwambuka umuhanda neza. Nk'ubu ngubu nubwo nari nkugonze, ariko nawe wambutse umuhanda wambaye kute? Wibereye no kuri telefone. Nanjye ngubwira icyaha cyawe. Ibintu byo kugenda mu modoka ukoresha WhatsApp. Bya nabyo birahirirwa. Ntabwo ari byiza ibyo bintu bitera impanuka. Amakosa yanjye ndayemera, ariko nawe ufite amakosa. Ngewe umushoferi reka mbikosore, nawe umunyamaguru ukosora ibyawe. Ubwo ni kimwe kuri kimwe. Ubundi turebe ko impanuka zo mu muhanda zitagabanuka. Ngiye kugana ivuriro rya leta nisuzumishe bandebera ikibazo cy'amaso mfite. Muyobozi w'ikinyabiziga, menya neza ko ikibazo cyo kutabona neza kiri mu biteza impanuka zihitana benshi ku isi. Ni ingenzi cyane rero ko umuyobozi wese w'ikinyabiziga yisuzumisha amaso ye ku bitaro byose bya leta bimwegereye, cyane abarengeje imyaka 40. Kandi ubu butumwa ntibureba abatwara imodoka gusa, namwe bamotari birabareba. Reka kwipimisha amaso tubigira umuco, bityo bizadufasha kugabanya impanuka ziterwa no kutabona neza. Bayobozi b'ibigo bitwara abagenzi muri rusange, nimushishikariza abakozi banyu kwisuzumisha amaso. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye na One Site Esila Laxotica Foundation hamwe na Polisi y'Igihugu ishami ryo mu muhanda ndetse na Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra.